yakwimiye iki yanyimiye iki kweli namubwira ati wase Bianca TITI BROWN kirafunze uri mu biki wampaye wase Bianca arakarira ngo no ndagikoraho umanuka kugira ngo mashe ziko namukuye mu babyinyi nagombaga guhemba namuhaye n'amafaranga avuga ati iki gicoce nta kintu gifite kibwira abaturage n'ikigende hariya nose duko ukima mushaka gufatirana abakobwa man nose urumva utari umufatiranye ubwo niki cyagufungishije wowe Jewe man nose ko ngewe nazize ubusa bro vuga bisubiremo ngo barambeshe vuga ngo barambeshe oya none se byose ni kimwe nazize ubusa barambeshe Nwese wari watangira abantu bari kumbaza ngo amazina ni Ishimwe Thierry man what the Ishimwe Thierry guys Ishimwe Thierry niba ugiye kuremera Titi Ishimwe Thierry kandi muba abantu bazima abantu umva abantu bari kumbwira ngo nganiriza ngo reke kumbwira ngo ibintu by'uburaya kandi ngende umwana mwiza reka nawe ngiye kukuganiza ibintu byo gutera abantu ngo nuza ngo imbabazi ngewe duma ngiye ntera abantu imbabazi nose ninde kubwiye ngo utera abantu imbabazi ndimo ndakira ubu ntabwo turimo turaganira sinzi bakubwira ibya se wase Bianca sibyo byagise uko byagenze ubu kwimarega nuko bya ntabwo Jojo kariye gira ka Jojo kaze kabivuge kari gahari niko kabazanye Jojo arimo aroga man uwase Bianca nushaka urongora uwase Bianca nukuri kw'Imana ngewe ntabwo nakora ubukwe none aha man naba nisha hazaza hanjye oya uracyashaka kubera icyo utakora ubukwe man nose ko mbona abari kubukora basaze urashaka mitensara aribwo nyivira muri gereza umugore ansaze reka oya hari abana bezerega wowe nk'ubu ngubu uti umurongo uyu mukobwa ntabwo yagufata neza kandi ubu ngubu ufite baba bazi story yawe babazi ukuntu wabayeho nta mukobwa yagufata nabi yagukunda kugukundwa kaza Kudumba we ngiye sigaye ninya abakobwa man sigaye ninya abakobwa bya danje bro cyaze ibikobwa by'ino minsi noneho by'i Kigali noneho hari abajama kamutere story man hari nk'umujama wanje urumva hano nati erega ngiye sinakuvuga wenda ngo ni na situation yambayeho man ni kubera situation nasanze muri gereza man hari umujama nyine wararaga munsi yanjye urumva hari ukuntu abakobwa basigaye barabuze amafaranga ibi bintu babigize business urumva uko umujama nyine yatanye n'umudemu urumva noneho atanye n'umudemu mu rugo umudemu noneho barabikora nyine bumvikanye n'iki urumva bumvikanye agasenkani noneho umudemu baranje gukora izo boro umudemu ahita abwira umujama ngo mvase ngo ngaho ibihumbi 500 byanjye wanyemereye tipe araseka avuga ariko se sheri azi ko ari brage gashiri reka kwikinira abantu twavuganye senkana ayo mazero uri kongeraho nayiki umukobwa arambwira urayamada umukobwa ahita kijipo urumva urumva umutipe nyine yari yamuriye nyine Kizimbabwe urumva nyine gahunda zikiri mu mukobwa mo imbere urumva noneho umukobwa arangije afata na za nzembe bakunda gukoresha kunuza ku ngoyi zabo yitemaho akantu umutipe aravuga se ibyo n'ibicyo uri gukora uzi umukobwa akimara gukora ibyo bintu yese atangira ngo bamfate ku ngufu bro uzi abaturage bahita bahurura uzi ibyo bimenyetso uwo mukobwa baguteguriye niyo wakora iki niyo wakisobanura iki mu rukiko ntabwo wabicika mani urumva nyirinzu urumva bahise bahurira ba nyirinzu umukobwa aravuze induru ngo uyu mutipe twari twatanye yari ifiti yanjye none tugeze hano ahita amfata ku ngufu ntabwo yavuze ngo nta mafaranga batari bumvikanye urumva yaravuze ngo amufashe ku ngufu kandi atabishakaga urumva bro deniga bamujyanye urumva bahise babajyana kubapima Libya nyine bahise bamagara Libya iraziramutwara urumva noneho arangije nyine batabajyana kubapima forensic kuko ikimenye kuriya
hari viole ziri mu bwoko bubiri. Hari viole ya mineri y'abana b'imyaka 17, hari na viole y'abana bari hejuru y'imyaka 10 ay'abantu bakuru nyine. Ariko iyo umuntu mukuru ubwo wamufashe ku ngufu wamuhatirije ku gahato. Ari nacyo kintu mbwira abaniga banje man, nimushake mwirinde basaza, kuko man abademo bari hano hanze man, ndaje nyine ngomeze ngutere story. Noneho ubwo bagiye kubapima umutipe yageze muri ribarabwe, ariko ngiye mu mukobwa twumvikanye 50,000, ahubwo ngiye muhaye amafaranga make, urumva nyine ahitavuga ahitasakuza induru. Batamubaza se none se n'urwembe niwe wikase, nose ni imyenda niwe wayiciriyeho, nose ubwo dumba ngambwira nawe ugeze imbere ya ribu umukobwa yakoze ibyo bintu, yaciye imyenda yikase n'urwembe, ubwo ribu wayisobanurira iki? Ko nta kamera ntaki, kuko nta kuntu wakumvisha abantu ngo umuntu yikase mani, ntabwo bishoboka. Umukobwa yaravuze ngo kuko mu bimenyetso biranga gufata ku ngufu hari kuba wamukiriye imyenda, kuba wamufatiyeho icyuma cyangwa ikintu cyose cy'igikangisho, urumva mani du. Hari no kuba nyine basanze spam zawe mu mukobwa. Umutipe mani akati imyaka 15. Can you imagine? Titi, ufite iyo mitekerereze urumva uzarongora? Ibyo bintu bizakuvamo ryari? Nje nzarongora, ntago ndi kuvuga ngo ntago nzarongora man, ariko nyine nje ndi kwibwira abajama banje kabisa bitondere. Noneho dore mineri, dore abana batonya nibo basigaye buzuye imihanda mani dumba, basigaye bava iwabo bataye inyama, bava iwabo bataye ibiryo iwabo n'inzoga za ba papa wabo, nose baza ku muhanda baje gukora iki? Baba bashaka nyine abajama. Rero noneho bafite ukuntu bakoze inama y'imyenda basigaye bambara utumini, uramubona ukahita utarezo mani. Noneho baba baramugaburiye iwabo baba baramugaburiye cyaragiye kikabyiba kikazana ibibuno mana yanjye mana, umva zabibiri zakoze inama mani dumba, ugahita utarezo umva ukahita utarezo ugataradari umva ngewe ubu erega dumba ubu naka kanya turi gukora ino live, hari umuntu umaze gutegera mineri moto avuye muri ghetto, hari n'uwo baza hari n'ufitanye gahunda na mineri wamujyama ngo harya bavuga ngo babitanga uribu, bimva birenze ribu mani, birenze ribu bro, that's 25 years, iriya ni forever muri gereza mani. Ngiye nasanzemo abana tungana mani dumba bamaze imyaka 10, akambye ngo giye bamfunze mfite imyaka 20, ngize imyaka 30, ndasigaje indi 25. Oya Uyibaze